nk'uko mubizi twaje kurangiza ikiriyo cya mukuru wacu akaba n'umuvandimwe muri bamwe bwangwa. Icyo nakundiye umuvandimwe wanje yari imfura tiyigeze antuka, yego nje nageraga gutya nkamubwira nabi ariko we agaceceka akagenda. Yakoraga ibyiza tiyigeze kunkorera inabi, aho yagiye Imana izamwakire. Yesu ashimwe. Njyewe mukurikira ubwa gatatu, yari mukuru wanje nubaha cyane, tiyigeze adukorera ibibi nk'uko Ndaruye yavuze, nta byiza yabonye ngo abure kubidusangiza nk'abatoya be. Twaramwubashe nawe aradukunda, Imana imwakire mubera. Yesu ashimwe. Biragoye kuvuga ngo Yesu ashimwe, ariko niko bigomba kuba. Ndashima Imana kuba ngeze kuri uno munsi umwana wanje ndashima Imana kuba yaramurinze no myaka yose. Twabanye nawe, twaramureze, twamuhaye ibisabwa nk'ababyeyi, twamukoreye byinshi. Yari imfura yacu, twamukundaga. Berite nta kibazo yagiraga n'umuntu, yagiraga amahoro, yari umwana uhorana ibyishimo. Nta munsi n'umwe nigeze mbona Berite atenguha wamutumye. Berite yakundaga umuntu wese uwo bahuye. Ntiyarazi amazina y'abantu, sokuru, anko, shenge, nayo niyo yariyo. Berite yari umukirisitu. Berite ntiyagwaye, ryari igare ryiwe, ntiyigeze agwara. Yatatse umutwe, arambwira ngo nimushakire abasenga. Ndamubwira ngo igicuku kirabaye ndabona ubona, mama tugende kwa Pastor Eric. Ndamubwira ngo ni nijoro ntitwagenda gukomangira abantu. Ati nimba wansega tugende kwa Shukuru. Ndamubwira ngo Shukuru atuye kure, ariko ihangane nibuca turajayo. Ati mama we banza gusenge wewe. Ndasenga, arambwira ngo sawa, ngo arakize, ngo nimupfukire. Ndamupfukira, arambwira ngo nimusegure ukuboko. Ndakumusegura, mara kumusegura arambwira ati se wapfukiriye neza? Ndavuga ngo na mu maso, utaye mu maso ufite icuye, ngo nakubwiye ngo uzane Pastor Eric, ngo urambwira ngo n'ejo, ngo kandi na Shukuru ngo yari hagufi. Ndamubwira ngo ihangane, ejo ni ku Cyumweru uzababona mu ikanisa. Ati ubwo wanzega reka turyame. Ndaryama mwegamiza ukuboko. Ndangije kumwegamiza ukuboko, arambwira ati mama we ndakize, ngawe nyororosa sinzire. Naje ngira ngo arakize, ndamwororosa. Naje nsa kuryamye gatoya ngo aje kwicura, nsa nk'umukuyeho ukuboko. Ndavuga ati umwana yari yagize umuriro, ariko reka murebe uko ameze. Cyagiye muhindukije mbona ndakomeye, ndagerageza ndavuga ati reka munyoro kwara mu kirenge, ariko
ubushake bwayo, ibyo twe tutari gukora. Malariya barayibuze, tifayiti irabura, ariko ataka umutwe iminota mikeya. Ndashimira abaturanyi baje, Imana ibahe umugisha, barantabaye, bagize neza. Ndashimira urusengero rwabo ko Berthe yasengeragamo, Imana ibahe umugisha. Ndashimira abavandimwe bavuye kure, ndawe nahamagaye, ndawe nabwiye ko umwana yarwaye, byari bisanzwe, ntabwo yari arwaye bikomeye. Ndabashimira, ndashimira izindi nshuti zanjye zavuye kure, hari abavuye Rukinga, Imana ibahe umugisha. Ndashimira umuntu wese waje kudufata mu mugongo, ntabwo byoroshye ariko turakomeye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Umwana waje mwifurije iruhuko ridashira. Murakoze, mutwihanganire. Ibyo umuntu yateguye byose ashobora kutabivuga, ariko ibyo tuvuga bizaba ari ibyo. Nibyo dusiga twabiteguye, nabyo nuko bizaba byagenze. Kino kibazo kimaze kuba, nasenze Imana, mbwira Imana ngo izampe gukomera, kandi aho bigeze ubu ndashima Imana ko yabikoze. Mu by'ukuri turashimira Imana n'abantu, mwebwe mwese mwaje hano turabashimiye. Ikindi kandi turashimira Imana yaduhaye Berthe mu gihe gikwiriye, irongera imwisubiza mu gihe gikwiriye. Uyu mwana amaze kugenda ejo bundi, nakuruye inshusho nibuka umunsi Berthe avuka. Berthe yavutse akenewe cyane iwacu, ku bantu bazi amateka y'iwacu. Amaze kuvuka impundu ziravuga, ndibuka neza ko muzee yatanze inka y'ishimwe mu ikanisa, ashima Imana ko twabyaye umuhungu. Berthe sokuru yabyaye abahungu 8, umwe niwe uba mu Rwanda, abandi ico gihe twese twari tukibana ruguru. Berthe ngira ngo yiga no gukambakamba, ngira ngo tiyagendaga hasi, yabaga mu makoti ya basekuru, uyarekura uyafata, base waba ari uko, zari impundu, wari umunezero. Berthe yaramaze kuba umusore, tumukunze, tumwishimiye, tumureba tukumva ibyishimo mitima yacu. Ariko kuba yagiye nabyo tubishimiye Imana, ku Mana ntampanuka. Iki kintu iyo kitarakubaho cyangwa iyo kitaraba, uzugira ngo none wogenda mu bana wojana nawe, ariko nukubesha. Nubwo bose bogenda ogumukabaho, bakajana na nyina na nyirakuru wobaho mu by'ukuri. Kandi ikintu nikugeraho udafite ikintu cyo kugihinduraho, uzu ucakira. Nutacakira umenye gusa ngo kurisha umutima, ntagaruka, ntagira gute. Umwana azapfa urye woge, ubuzima bukomeze. Kuko twari tuvuze, nukuri turabashimiye. Iki kibazo cyabaye ndahari, ariko ndashima Imana kuva ngeze hano nkababona. Kuriya mwebwe ntimuba muzi icyo muhaye mukora, ariko wa muntu mwatabaye iwe abahaye abona imbaraga zanyu, umwijima w'urupfu ukigirayo. Mwagize neza, mwakoze ibyiza, mwakoze ibikora imfura, nukuri mwaratunejeje. Abatwandikiye ama message, abaduhamagaye, icyo wakoze cyose utwifuriza ihumure. Nukuri niyo mpamvu n'uyu munsi duhagaze hano dukomeye, ni kubw'ihumure ryanyu. Umuntu yari kwiyahura, numvaga umuntu yo kwiruka mu muhanda, bamaze kumbwira amakuru naza numva inzu yabaye nto, kabona u Rwanda rwabaye ruto nkazerera. Ariko mu by'ukuri ndashima Imana yanumvise. Ndashima Imana ku bana ba Muyomba twazanye, uhereye kuri Ndakize twari twatabaranye, Masoso na Gisore na Zuzu. Nukuri iyo ntabana nabo bantu sinzi ko mba narashitse hano, ariko kubera ko nari kumwe nabo nabashije gushika, kandi nshika nkomeye, n'ubu ndakomeye pe. Naza ngira ubwoba ngo wenda ari bimwe bihinduka, kavati wenda kino nuko kitaragegwaho, ariko nanone nkabwira Imana ngo Mana umpagarareho,
kuva tugeze hano ibi bintu bibaye kabiri. None ukabaho kwibaza ngo se kubera iki? Ariko nyine kujya ni wewe, none se bije kwanda hari ubikeneye twese ntibiza byizana. Mwarakoze, ndabashimiye cyane. Ikindi kandi ntanze mpore kuri famiye ya data kubw'umwihariko muzehe papa. Daye ankundira abana ku rwego jewe nzi cyane na mukecuru. Papa wihangane cyane cyane, no mu byanteye gukomeranje ku giti cyanje nabonye ko ninkwere kukomeza biba naba, ariko wihangane. Ndiyanganisha nanone anko w'abana banje, ise wabo mzee yabyaye abahungu babiri nije n'uyu nguyu, ni inshuti y'abana banje cyane. Ngabo nawe wihangane papa. Ndiyanganisha nanone mushiki wanje tubana Nyanzigirwa, yageze kure cyane, mubona aza ntinya no kubona mu maso Nyanzigirwa yararimo. Nyanzigirwa wihangane, wihangane ukomere. Uru ni ibintu biri gushikira abantu bose. Buri uzatinye ikintu iyo kiguhanzeho wewe wenyine, ariko ikintu ari ikintu cy'abantu bose, si wewe wenyine wabiremewe. Umuririmbyi yaravuze ngo ahari kurira korarira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikagira gute zikavuga. Nyanzigirwa ndaguhaye impore cyane. Mpaye pone nanone abandi bashiki banje babiri batari hano bari muri Kenya, Soleil na Nyamakosha. Nyamakosha ni inshuti y'abana banje cyane cyane. Nyamakosha nawe mwana wa mama mwihangane. Bamwe batinye kumvugisha, abandi batinya kugira gute, ariko mu by'ukuri ndakomeye. N'abarimo bankurikirana bari batinye kumvugisha, bampamagare tuvugane nta kibazo. Hanyuma nanone ndaha famiye ya kubw'umwihariko pole. Madamu uyu mwabonye hano n'aba bana banje batatu. Aba bana iyo nabarebaga numvaga nezerewe cyane, kandi buri mwana nta mwana nitaga izina rimwe. Uyu Berthe wagiye nakundaga kumwita tata mukuru wambuka, ariko akamukuru wambuka ilipare ko ari ba nyirakuru bakamwise, tukamwita tata Berthe. Nuko uwundi witwa Ndaruhuye agira kandi bazamwita ngo ni Kasusura, ni ba nyirarume bakamwise nabo. Uwitwa Ndaruhuye nani sole Shalom ngakunda kumwita Shamela. Abishu iwagira amazina nka 10, ni Kanyina, ni Kamama, ni Kanyonyo, bene uko nguko. Ariko byose biva mu kintu kimwe. Tumaze kugira ikibazo gituma tudakomeza kubyara, nagumaga gukomeza Nyabintu. Nkamubwira ati wewe aba bana batatu b'abahungu n'umwana umwe w'umukobwa, abakwe batatu n'umukazana, kurumva uwo muryango ukuntu umeze. Ariko mu by'ukuri Imana yakoze ubushake bwayo, kandi si ukuvanga ibyiringiro by'ubuzima ngo birarangiye. Nyabintu ukomere cyane. Ndaruhuye Shalom Abiga mwihangane, Berthe tuzamubona. Hanyuma ngana ku musozo, uyu Berthe umuhungu wacu w'imfura, kuko nabivuze yavutse tumukunze cyane. Ndibuka akiri uruhinja Berthe yarariraga mu ijoro sinshake ko nyina abyuka kumufata, kandi twabyaye tukiri bato cyane. Urare ko tungana Berthe yaragiye kwiza imyaka 20. Kabyuka ninjoro ngafata Berthe, ariko sinumve ko bimvunye kubera ko nari mfashe umwana wanjye. Berthe mu by'ukuri ku bantu bamuzi yari afite ukuntu ateye, ariko muri uko kuntu yari ateye Berthe yarubahaga cyane. Berthe nta muntu n'umwe Berthe yavugaga mu izina umuruta, ni anko, ni sokuru, ni bene uko nguko. Berthe yagiraga ubuntu burenze ubw'abandi bantu. Berthe iyo yabaga afite akantu yakundaga gukina biyare cyane. None nkamubwira ati Berthe, none mu myaka ugezemo
nkongere kumva umbwira ngo ngweze igiceri nguje kwiyogoshesha kuko nashaka kumurera ngo abe umugabo. Kambwira ati uzi ugenda wiyogoshesha umaze kuba umugabo. None ejo bundi aho mwibukira bajanye n'ababa kuri puru uyu Shalome. None Shalome araza arambwira ndi munsi ati papa ati Bertin none abantu hari kuri biare yabamaze. Tirekaze ndebe araza. Ndabwira ati Bertin none wankeresheje. Arambwira ngo wowe nta mafaranga nguha. Ariko amafaranga mfite ngiye kwiyogoshesha njane na Shalom nawe bamwogosha. Ni iminsi ya nyuma kuko mu bintu twavuganye na Bertin bya nyuma ko ndumva ko ako kantu kari karimo ndimo mutestinga ngo ndebe ko yomba kuri ayo mafaranga yari afite. Bertin nta muntu numwe yabonaga ari gukora akazi Bertin ngo areke kumufasha. Yaba ari abashoferi baba pakurura imodoka Bertin abagiyemo. Yaba ari ikintu cyose uzi umuntu yofasha undi. Bertin yagiraga umutima wo gufashanya cyane n'urukundo rwinshi no kubaha. Rero nsoza mu byukuri uyu mwana agiye tukimukunze nubwo mvuga gutyo mukagira ngo ese haruzi ugenda bamwanze. Tiyagwaye ngo tumwararuke. Tiyagize gute ariko mu byukuri kugenda kwa Bertin kwarantunguye cyane. Nubu nza numva ijwi ryayo ni miki muramu wanje mukuru mu matwi yanje kuko niwe wampamagaye ambwira ko Bertin yarangije. Niyo nicaye nkuko nza numva ryajwi ryayo ni miki ririmo rimvugira mu gutwi mu matwi. Ariko mu byukuri twarakomeye. Soza rero hariho muramu wanje waruteganijwe kwaza gushingura hano Nyantumigwa ariko ntibyaba ngombwa. SP ndabizi kuri dukurikirana byari ngombwa kuza ugaherekeza umwana ariko kandi ubyihanganire takundi uzadusura ikindi gihe. Anko Yonimiki nyirarume wa Bertin ndamwihanganishije bose yari inshuti ya Bertin cyane. Nta muntu yobonye uza hano ngo areke kugira ikintu yohereza Bertin. Bose ukomere cyane meme Masenga muzehe na mukecuru mwihangane. Mu byukuri umwana wacu tuzamubona. Rero nihuse reka tumusezere muri aya magambo. Bertin ntituzakwibagirwaho igihe cyose tuzaba tukiriho. Ni wewe mwana waduhesheje guhindurirwa amazina tukitwa mama na papa tukaba papa Bertin na mama Bertin. Kuri uyu munsi uragiye uradusize ariko dufite ibyiringiro ko tuzongera tukabonana tutagifa kandi tutakibabara. Mwana wacu nubwo tubabaye ariko dufite ibyiringiro ko umunsi umwe tuzakubona. Umunsi umwe tukabana ubudatandukana. Mu byukuri Bertin wacu twakundaga umwana wacu w'imfura arabahoze bambwira ngo ese ngo izina rya papa Bertin ko ryari ryarabaye nk'izina ryawe ngo ese bizagenda gute. Mu byukuri mushatse mwabikomeza ntacyo bitwaye. Bertin rero tumwifurije umuzuko wabera twiringiye ko umunsi umwe tuzamubona tukongera tukishima. Murakoze cyane. Inzira yabonetse ndagira ngo tujye kubasaba mwese muhaguruke baje kurengeza umurambo bawusohora. Abantu bose bahagaze, abakozi baje gutambuka bakurikira barengeje umurambo, abapasiteri batambuke hano bakurikira barengeje umurambo. Zanuke gato.
umukirisitu tunezerwe sitwa pamoja tuze tunezerwa tuvuze ngo n'ibintu tufatikanye tubirinde twari sabeza abizero barikoze ubutumwa bwiza bariko bateswa bagirwa nabi ubona y'abantu bazahinduka murebe neza abize mu masiyasi atandukanye ibyo twize kera ubu sizo bihe ko birajana isi hayiye ariko abantu bamanuke abayuja munsi mwizuge muje bakishijwe bo mwisi bose bazamwitaba abakoranize mw'ijuru rya ubazaza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye kitaba uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we abe mu bituro k'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo z'abambarira mbese zaburayo ugazaza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko zumva izina ryanjye uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we nabo babe mu bituro bw'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo nzambari naje sinaburayo ugazaza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye kitaba Yesu data buja nzamukorera ndacogora z'ubuntu n'urukundo afitiye maze imirimo yo mwese azampanira azampamagara ngeze ijuru ubwazaza hamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye kitaba uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we nabo babe mu bituro umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo z'abapari nanjye sinaburayo ubwazaza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye kitaba Yesu data buja nzamukorera ndacogora iz'ubuntu n'urukundo afitiye maze imirimo yo mw'isanga
ninirangiza baza mpamagara ngeze mw'ijuru ugazaza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo niko numvise najyanye kitaba. Bwana sifiwe. Amen. Bwana Yesu sifiwe. Iyo waje guherekeza kuvuga ngo abantu bahagarara iriya baje guherekeza barangiza ntibabane n'abandi, ntabwo ari byo. Abahaye bumva ijwi ryanje ribageraho, abo bantu bari ruguru bose bamanuke bigire hino. Nimba hari abadiyakoni bari aho bababwire bigire hino. Dufatikanye turirimbe tuvuga ngo uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, ngo bave mu bituro nk'iki k'umucunguzi. Turirimbe dufatikanye muri iyo verse gusa, dushaka tuvuga verse zibiri, sintinda namwe murumva izuba uko rimeze n'izindi gahunda ziri imbere. Ariko gusa navuze ngo bari iriya ruguru, rukarite ko ndavuga mwe muri iyo ruguru, mbabarire kuvuga izina ryawe, n'abandi bose bigire hino bamanuke. Ni amakosa kuvuga ngo abantu baje guherekeza warangiza ukice ugahagarara iyo, ntabwo ari byiza. Ni mumanuke tubane. Turirimbe ngo uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, ngo bave mu bituro nk'umucunguzi, kandi ngo bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo. Hariho intwari zo kwizera zitabarika, abo abagore dushingura uyu munsi tuzasanga mu bwami bw'Imana. Sifa kwa Mungu. Turirimbe uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bava mu gituro k'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, zaba mbari nanjye sizaburayo, ugazaza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, niko numvise najyanye kitaba. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu gituro k'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, zaba mbari nanjye sizaburayo, ugazoza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko zumvise najyanye kitaba. Yesu data mujanza mukorera ndacogora, ubutuntu n'urukundo afitiye, maze imirimo yo mwisaza banirangiza, aza mpamagara ngeze mw'ijuru, ugazoza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko zumvise najyanye kitaba. Amen. Reka twumve Bishop Bangutsi aje kutuzamurira isengesho, ashima Imana kubw'uyu mwanya tugezemo, ndetse akomeza kwirarika, kuko mu magambo twavuga ayo tuvuga yose usibye imbaraga z'Imana, Imana yonyine niyo ikomeza kuyumvikanisha mu mitima ya bene data babuze umwana wabo, kugira ngo ihumure rikomeze ribe ryinshi, atyo kibahesha amahoro yo mu mutima ndetse n'ayo mubiri. Karibu. Ureza kandi urakiranuka. Byashiwe Yohana igice cya 21 n'umurongo wa 4, turasoma n'uwa 5. Ibyashiriwe Yohana igice cya 21 4 kuri 5. Haravuze ngo uzahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi,
kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. 5 iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Amen. Amen. Aravuze ngo andika, kandi iti andika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa kandi n'ay'ukuri. Dushimye Imana kuko Imana itugiriye neza kuba muri uyu mwanya. Tuwisanzemo turi abantu ariko ari umuteguro w'Imana. Bitugwaho gitumo bikadukanga, ariko turashima kuko nta na kimwe twisangamo kitateguwe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Tukaba tukomeje gutanga mpore kuri bene data, umuryango wa bugufi wabuze umwana, umuryango wa mwene data Muramira na madamu ndetse n'abana, inshuti n'abavandimwe bashamikiye kuri uyu mwana. Torero abakongomani bose ku bumwe turavuze ngo pole cyane, mwihangane. Igikuru nuko dufite ijambo ry'Imana, kuko nabibiri ijambo ry'Imana ryatubwira. Paulo yandikira Abitesalonike mu Bitesalonike ba mbere igice cya 4:18, Paulo arababwira ngo muze mumaranisha umubabaro kubwirana aya magambo. Nta kindi tomara umubabaro, imibabaro iri mu mitima usi ni ijambo ry'Imana ryonyine. Bwana Yesu asifiwe. Turaganira tudatinda kubera umwanya turimo, izuba ni ryinshi n'izindi gahunda ziri imbere. Amagambo y'Imana tumaze kuyumva kuva iyi minsi yose ko ari 3. Bari ko batubwira ijambo ry'Imana rikomeza kudukomeza kandi rikomeza kuduhungurira kugira ngo tumenye nuko nubwo twagera mu bihe bigoye kandi biremereye, dufite ijambo ry'Imana, turi kumwe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ubushize haraho twari ko tuganira, ndababwira ngo ijambo humura tutinye ryanditse inshuro 365 zingana n'umunsi w'umwaka n'iminsi y'umwaka. Bivuga ngo urazuka mu gitondo ukumva haba wijwe rivuga, nubwo utagyumva ngo uryumvise amatwi yawe, ariko dufite amatwi y'umwuka. Sifa kwa Mungu. Atubwira ngo urazuka, nimba uzutse humura, iguhesheje kuzuka ukabona urarambuye, ukabona uteye intambwe, urahagurutse uragenda, urakeye. Iryo jwi ry'ihumure rihora muri twe. Reka tubwira ngo humura, humura. Ntahandi twakuri humura rihumuriza imitima yacu mu gihe kimeze nk'iki, kuko dufite Imana. Sifa kwa Mungu. Ijwi ni rigufi, nico gituma tuba dukangurira abantu kugira ngo bigire hino. Kandi iyo tuba tuje kugira ngo dufatikanye guhumuriza bene data, nibyo bizima. Kandi reka mvuga iki kintu, hari ikintu kiri mu kugenda gipunguka tutahoranaga iwacu. Twaturaga tuja gushingura duherekeje umukristo warangije urugendo aja mu ijuru, tukaririmba tukanezerwa, abantu bagatega amaboko. Ariko igitangaza kiri mu kubaho, turi mu gusunika nkakujye kuba basunika ikazija mu gipurizo. Niki cyabaye? Muje mureke iyo duherekeje umukristo tunezerwa. Sifa kwa Mungu. Tuze tunezerwa. Tuvuze ngo nimwigire hino dufatikanye turirimbe, twaje guhumuriza bene data, tituba tuvuze nabi. Tugiye kuganira mu mwanya mugufi cyane, turaganira ihumure ry'abana b'Imana, ihumure ry'abizera Imana. Ntabwo nishira cyane nguje mu magambo maremare, ndavugira ijambo umwanditsi yavuze. Yohana niwe wanditse iki gitabo. Sinijira mu mateka ya Yohana, ndavuga gusa ndasa ku ntego kuri iri jambo maze gusoma. Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bazahanagura amarira yose. Sifa kwa Mungu. Amen. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi kurira n'ibindi bibazo zose turi mu guhura nazo muri inosi ngo ntibizongera kubaho kundi. Aho none nibaze mbabaza, tugeze muri uyu mwaka duherekeje uvuye muri inosi y'amarira n'agahinda n'amaganya, araruhutse ageze mu bwami bw'Imana. Ejo bundi narabwiye, nareko mbwiriza mbarara, ndababwira ngo se niki gituma umuntu ari mu gupfa yapfa tukarira tukaboroga, cyangwa se n'abankiriho ngifite umubiri bavuga ngo umuntu arapfuye
ubwoba bukaba bwinshi, kandi tuzi kuko Bibiri ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo tuje ni iwabo w'ibihumbi by'abanesheje, kandi Bibiri impumeko y'Imana ikatubwira ngo iyo ngiyo tuja ngo ivy'amatwi atarumva, ivy'amaso atarabona, ibyo ngo nibyo Uwiteka yabikiye abayikunda. Ariko batubwira ngo umuntu arapfuye akiranukiye Imana agiye iyo ngiyo iwabo wabizera Imana. Amen. Ariko tukicwa n'ubwoba. Ese tuzi iyo duhetura nga ibaze, nicyo gituma nkangurira abantu, ngakanga umutima wanje ugakangurirwa kuvuga ngo mu gihe tugeze muri iki gihe cyo guherekeza mwene data ugiye mu isi y'ababaho, dukwiye kunezerwa kandi tukishima. Sifa kwa Mungu. Yohana arabyandika, icyo gihe hari ku ngoma y'Abaroma, Isiraheli ngo yari kugirirwa nabi, abakozi b'Imana bari bagirirwa nabi. Uyu Yohana wenyine wabyanditse yari kukagwa kwa Patimo, iwe ubwiwe yari yahunze, bari bamugiriye nabi bashaka kumwica. Muribuka kuko Bibiri ijambo ry'Imana ritubwira ngo niwe watetswe mu ngungura y'amavuta, bamuziza ubutumwa bwiza, ngo arangize ngo bigeraho agera igihe cyo kumujana ntiyapfa, bamujana kukagwa ka Patimo. Icyo gihe abakozi b'Imana bariko bateswe bazira ubutumwa bwiza. Sifa kwa Mungu. Abizera bariko bazira ubutumwa bwiza, bariko bateswa bagirirwa nabi. Ariko Yohana Imana iramwiyereka ari kukagwa ka Patimo, aramubwira ngo wandike aya magambo ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye, kandi uyandike uvuge kuko ari ay'ukuri, kandi ngo akaba yo kwizerwa. Torero rya Kristo, iyo tuvuga ngo Imana izahanagura amarira, ni amagambo y'ukuri ku ijambo ry'Imana. Sifa kwa Mungu. Nukuri ku ijambo ry'Imana, Imana izaduhanagura amarira. Yavuze ngo uyandike nurangiza uvuge kuko ari ay'ukuri kandi nayo kwizerwa. Amen. Aya samatesi y'abanyabwenge banditse, aya si amagambo y'abakomeye bize za doktora za PhD, ngo nibo bayanditse ngo n'ay'abantu azahinduka. Murebe neza abize mu masiyansi atandukanye, ibyo twize kera ubu si byo gihe biga, ko birajana na tekinoloji ko si hayigenda. N'amagambo y'ukuri ku ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana izohanagura amarira yose ku maso. Imana ibwira Yohana mubare ko bahumurizwa nawe, yari kwahumurizwa kuko yari kukagwa kwa Patimo, aha yazira ubutumwa bwiza. Intumwa zari zishwe, bamwe bishwe impfu zitandukanye, bagirirwa nabi bazira ubutumwa bwiza. Ubwoko bw'Imana bwari ko buteswa ku ngoma y'Abaroma. Ariko Bibiri ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ibwira Yohana, ishurira Yohana, iramubwira ngo Yohana we, nubwo bimeze gutyo hari igihe kizagera. Usomye neza kuri 21 ugahera ku murongo wa mbere, yaravuze ngo izaremisa ijurisha nisisha, ngo kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere ngo zari bizakuweho, ngo hasigaye ngo ibona iki ururembo Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, ngo mumeze kuko kujya ku mugeni warimbishijwe, ngo kandi arimbishirizwa umukwe we. Bwana asifiwe. Arimbishirizwa umugabo we. Itorero rya Kristo rifite isezerano kuko Imana izaduhanagura amarira. Yari kumubwira ngo mu bihe murimo ibihe by'amateso n'amarira, ko murarira mu boroga, igihe kizagera muhanagurwa amarira. Sifa kwa Mungu. Igihe kizagera tuzaruhuka, tuzahanagurwa amarira. Reka mbabwire igitambaro cya mbere Imana izaduhanaguza amarira. Igitambaro cya mbere ngo izakuraho urupfu. Urupfu ruzakurwaho. Uru rutugoye rujanye umwana atarwaye, rutandukanye umubyeyi n'umwana, bariko barira baboroka badafite ishusho kubera agahinda. Bibiri impumeko y'Imana iratubwiye ngo izarukuraho, kandi izarukuraho burundu, tiruzongera kubaho. Ngiryo ihumure ry'abana b'Imana. Sifa kwa Mungu. Iso ni igitambaro cya mbere. Yego. Icya kabiri izakuraho agahinda n'umubabaro. Ese reka mbabaze, yamaze gukuraho urupfu, urupfu nicyo kintu cya mbere kidutera agahinda n'umubabaro, ngo Yesu azabikuraho. Ibyo nibyo bitambaro ngo azaduhanaguza tugeze mu bwami bw'Imana. Itorero rya Kristo, Bibiri impumeko y'Imana yatubwiye ngo aya magambo uzandika uvuge kuko aya magambo nayo kwizerwa.
amagambo y'abakomeye b'abanyabwenge b'isi ntibiriho. Ushize ariko soma ijambo ry'Imana, soma abanyabwenge bari kubandikana, ariko soma ibintu bya Pentekoste bivuga ukuntu umwuka wera naza ngo azatwigisha akatubwira ukuri kose. Noneho ndabaza ngo siko kuri nukuhe? Sanga ukuri nuko ni Kristo. Niko yavuze mu butumwa bwiza bwa Yohana abwira abigishwa mu gihe ariko basezerera, arababwira ngo ngiye kwa data ngo bahagarike imitima yabitubwiye umukozi w'Imana ngo arangize, arababwira ngo nubwo mumeze gutyo ngo nije kwinzira n'ukuri n'ubugingo. Warangize ngo Toma aramubaza ngo se iyo nzira, ariko arababwira ngo iyo nzira nje murahazi ngo kandi n'inzira murayizi. Toma ngo se iyo nzira tituyizi twayibwirwa niki? Sifa kwa Mungu. Amen. Yesu niko yababwiye ngo arababwira ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Umwanditsi aravuga ngo ukuri kose nta kundi, ngo ubumuka naza azatubwira Kristo wariwe. Reka mbabwire ngo Kristo Yesu niwe nzira n'ukuri, yaduciriye inzira idukura mu rupfu idushitsa mu bugingo. Reka mbabwire ngo dufite isezerano ridahinduka, nubwo isi yahaguruka, nubwo abakomeye bahaguruka, ko baragenda bikatugeza mu rupfu, tukinjira mu rupfu kabiri biri mu gihugu cyacu. Nimwe mubibona twuzuye agahinda n'amarira n'amaganya. Ariko reka mbabwire ngo ni igihe gito. Muri mzi yarabivuze, aravuga ngo ni igihe gito intambara igashira, ni igihe gito umuraba ugacaha. Reka mbabwire ngo dufite isezerano ridahinduka. Yesu Kristo azaduhanagura amarira yose twareze ku maso yacu, kandi igitambaro azokuraho urupfu burundu. Ose yarabivuze, aravuga ngo tuzogera igihe cyo gutunaguza urupfu, ngo turubwire ngo nyamunsi we urubori rwawe rurihe, yewe nyamunsi we imbaraga zawe zirihe. Torero rya Kristo ni muhumure, umwana wacu wadusize, dutegereje igitondo kimwe cy'ubugingo. Icyo mbasaba nico sabira ubugingo bwanje, no kugira ngo tubyizere kandi tumenye kuko aya magambo arayukuri kandi yo kwizerwa, kuko itorero rya Kristo abizera Imana izaduhanagura amarira yose, tukazosanga abacu tuzasubira gutandukana. Jambo ry'Imana rituganze kandi dukomeze kubwayo. Amen. Amen. Tugiye gusenga Imana dukomeza gusabira imitima ya bene data ndetse n'ubugingo bwacu, kuko ibiriho ko biragenda bikanga imitima yacu. Nasomye ijambo rimwe kubera umwanya, sanga ngo kindi zaduhanaguza amarira ngo nuko uzoduha amahoro y'iteka. Ngo uzaduha amahoro y'iteka, tituzosubira kubabara no gusuhuza umutima. Asabire imitima yacu ugiye gusenga, abwira Imana ngo Mana nubwo bimeze gutya uduha amahoro mu mutima. Ibi tubona tubibonesha amaso y'umubiri, ariko amaso y'umwuka abihindura gusa. Tubirenze amaso byo tubona, turangize Kanani yo mu ijuru kimwe Abrahamu yarangije asuzugura, abona kuko Kanani ari ubusa. Amaso y'izera ngo amutuma kurangiza umugwa wubaswe, ngo Imana yubatse kandi kaure. Tugiye gusenga Imana, turasaba ariko abakozi b'Imana muze mwigira hino, tuzo tureka tuje kumva revera amaguru aje gusenga Imana. Arabwira Imana ngo Mana humuriza iyo mitima, kandi ubura amaso barebe iyo humure tuzabona ry'abana b'Imana, kuko Imana izaduhanagura amarira tumaze kubana n'abadusize turasubira gutandukana. Mana mu izina rya Kristo Umwami turagushimiye. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe data ryubahwe. Ubwami bwawe buze buganza imitima yacu data. Twigishe kubara iminsi kugira ngo tubone uko dutunga imitima. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Umutima w'ubwenge ndahanditse tukura ni mu kuboko kwawe data. Turateranye uyu munsi wa none wari uwuzi kera mu gihe twebwe yari amayobera kuri twe. Uyu mwanya wari uzi ko so waduteraniye aha ku mpamvu imwe yo guhumuriza imitima ya bene data. Twebwe twovuga ni twobasa guhumuriza umutima ubabaye, ariko data ni wowe uzugara kundi baye umutima ubabaye ukawuhumuriza. Iri ni ijambo ryawe riganiriwe kubwo guhumuriza imitima. Birayatubwiye ngo hari umunsi uzohumuriza imitima yacu, ngo kurira no kuboroga ngo bizaduhumura. Ijambo ryawe ribe rigwiriye iyo mitima, ijambo ryawe ridukangurire kukumenya no kumenya isi turimo. Biritubwira ngo turabashitsi n'abimukira, kavuga ngo ndahandi iwacu ni mu ijuru, iwacu ni mu ijuru, aho uyu mwana wacu yagiye. Kaduhumurizwe n'ijambo ryawe, abaraha bumvishira ijambo ndiribahumurize, ndetse data uhumurize n'abandi bataraha batabashe kubona ihumure ry'iri jambo. Wowe ugira imbaraga n'imbabazi, ubasha kuganiriza umuntu yiherereye, kandi ubasha no kutuganiriza mu ijambo ryawe. Urakoze data kuko ijambo ari ihumure, urakoze kuri bashoboye batumarira umurambo. Twavuze ko tubikora twihuta kubera izuba ndetse n'izindi gahunda dufite z'ubu.
Ore wa Mose tuzazukao yesazadu kimibenisha kurira no kuboroga ntabwo bizasaba kurira no kuboroga ntabwo bizaba ubugingo ntabwo byabura gutandukana none mubiri n'umubiri none mubiri uyu mubiri wadukanyaga niwo turambitse ubugingo n'ubugingo bwonye ukubugingo ubugingo umunezero mwinshi cyane kuko mwizuka tuzishima zose wibaza zose zo mwisi zizashira wabafuba wibaza zose azababyeyi n'abana babo n'abavandimwe batandukanye abishwe n'urukundo bazabonanira mu ijuru abishwe bazabanayo bazaba batagenda umusaraba Abikorinto ba mbere igice cya 14 murongo wa 42 turamanukaho epfo buke. Iri jambo ry'Imana riravuze ngo no kuzuka ko bapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutabora. Ubibwa ufite ibisuzuguriro
ukazazurwa ufite ubwiza, wibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga, ufite ubwiza. Amen. Dukomeze turirimbe. umuryango w'abapasitori bibuka rwose ntibura cyane kandi ibyishimo byabo birashimira wamundahinduka tuguma kandi ibyishimo byabo birashimira umana nanze koko musokoze ora burize mwami ndagushaka kose ugufasha tugumane mwami tuguma imbura abandi bose bo kumfasha tugumane iminsi yose mbangushaka mwami iyo satana ateyanganya cyane ntawunifite ubasha kuntabara tugumane mwami awunifite ubasha kuntabara tugumane Zingira umwanzi numwe turi kumwe kandi amakuba n'amabaza cyane itorezo rupfu yarashitse zose nizizani itorezo rupfu yarashitse zose nizizani amaso naremba uzambonekera kawe bomwejo zasibyo singevuba ishima umfano zasibye vuba omwejema womwese nomwefaganya tusagumana reka tugere mu mwanya wo kurangiza umuhango wacu w'itorero umwanya ku muryango reka tujye gusaba umukozi w'Imana Imana ashima ku mirimo yose ndetse turagushimira Uwiteka Imana yacu kuko wabanye natwe Mana. Nukuri ndagushima ko wabanye natwe kuva mwami tukimenya inkuru itatworoheye mu mutima kuko ku bwacu yadutunguye naho we wari ubizi kandi nyemerera rero uhabwa icubahiro kubw'uyu mwanya dusoje ibikorwa mwami nk'itorero nk'abashumba unyemerere uhezagire abahejeje gukora ibi bikorwa kandi Uwiteka Imana yacu ubane n'iki kibanza ukibemwo ubane n'uyu mubiri kugira ngo Uwiteka Imana yacu bamwe mwami bakoreshwa n'umugwanizi ntibaze bahugire ku bubasha tuharindishije abamarayika bo mu ijuru bamwe bafite inkota ziri kibengebenge c'umuriro kugira ngo bahabe barinde nk'uko wagwaniye mwami umubiri wa Mose abari kugwanira umubiri w'uyu mwana wacu dusize ahantu ibisigaye ucujana natwe ubane natwe mu bikorwa bigiye gukurikira kandi ubane n'abasigaye barasozera ibi bikorwa byo kubaka mwami iyi nzu wamuteguriye urakoze turabigushimiye mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera dusinze dushima amen urakoze kandi bagumisha reka tujye gusaba bazane basigaye
utemerewe gukurikira ngaho tutanye umwanya w'umuryango waje katuyobora mu gushyira ingabo. Murakoze Imana imugishe.